Bijyanye no kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni gake cyane bikorwa urebye mu ababyeyi ingingo yerekeranye no kuganira ku buzima bw'imyororokere ntikunze kuvugwaho rumwe n'ababyeyi n'abana, aho abana bashinja bamwe mu babyeyi kutabaganiriza ku buzima bw'imyororokere, ugasanga rimwe na rimwe biraba isoko yo kuba bahabwa amakuru atariyo abayobya n'abagamije gukorana nabo imibonano mpuzabitsina. Bijyanye no kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni gake cyane bikorwa urebye mu ababyeyi ni gake cyane babikora, niyo mpamvu inshuro nyinshi usanga umwana hari ibintu bimwe na bimwe agezemo ntamenye ibyo ari byo. Turumva ahubwo ababyeyi baradukubitagura, n'ababyeyi nabo bafata umwanya muke cyane ku kuganiriza abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ni ukubaba hafi noneho bagakosora aho bo bakosheje batigeze baganiza. Hari bamwe mu babyeyi usanga bavuga ko abana aribo bananiranye kuko batemera gutega amatwi ababyeyi babo bityo bakabyihorera, ariko kandi hari n'ababyeyi kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere babifata nk'ubushizi bw'isoni. Abana b'iki gihe umuco wabo ntabwo bacyumvira ababyeyi, icyo umubwiye cyose aguca amazi. Ariko abana bacu b'iki gihe ntago bumva impamvu batumva, reba nk'ubu aho bari hano bariho baraduseka nk'aho bakumvishije ibyo tuvuga. Mu gihe impande zombi zitana ba mwana, aha niho bamwe mu bayobozi b'amadini bahera bavuga ko kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere bitagakwiye gufatwa nk'ibishitani, ahubwo bagashishikariza ababyeyi kubigira umuco bakubakana icyizere n'abana kugira ngo ibibazo bagira ku myororokere bajye babibabaza bisanzuye, nk'uko abarimo Padiri Yakaremye Theogene ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Ruhuha, akaba n'umuyobozi w'umuryango AGCR wita ku rubyiruko babigarukaho. Ntabwo kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere bigomba gufatwa nk'ibishitani. Ni ubuzima nyine, ni ubuzima bwabo bagomba kubumenya. Niyo mpamvu mu muryango wacu AGCR muri kino gitabo nakweretse harimo inyigisho zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nkaba rero nashishikariza ababyeyi gusohoka muri iyo myumvire yo kumva ko bataganiriza abana ku buzima bw'imyororokere, kuko kutabibaganirizaho bituma babishakira muri za mbuga nkoranyambaga bakakura amakuru abica aho bakura amakuru abafasha, bakabiganirizwaho n'abashobora kubashora mu ngeso mbi, bakabibabwira amacuri, bakabibabwira nabi, bikabararura aho kugira ngo bibashyire mu murongo. Umubyeyi ni umuntu wa mbere wagombye kumenya uko afasha umwana, akamenya imihindagurikire yabo mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi, akamenya uko agomba kwitwara. Tubifata nk'ibishitani kubera ko Imana yaremye umuntu kandi murema neza. Ingingo zose zigize umuntu ni ingingo zikwiriye kandi Imana izi impamvu ziriho, ndetse na Bibiliya ibivuga neza ko umubiri ari ingingo nyinshi, nta rugingo na rumwe rero rudafite agaciro. Iyi ni ingingo ikunze gufatwa nk'itera isoni ababyeyi n'abana, nyamara ariko inzego zitandukanye zirimo n'inzego z'ibanze zikavuga ko zikomeje guhiturira ababyeyi guhindura imyumvire, bakumva ko ari inshingano zabo kubonera umwanya abana bakayiganiraho mu gukumira ingaruka zishobora kubaho kubera kudasobanukirwa. Spidio Habimana mu karere ka Bugesera.